Tekereza ishuri aho umwarimu atajya ananirwa, aho umunyeshuri abaza ikibazo saa sita z'ijoro agahabwa igisubizo ako kanya. Ese iryo ni ishuri? Ni ejo hazaza cyangwa ni akaga kari hafi? Uyu munsi turaganira ku kintu gikomeye cyane, AI mu mashuri. AI ifasha ite abanyeshuri? Muri iki gihe abanyeshuri benshi bakoresha AI mu gusobanukirwa amasomo batumvishe, gukora research, gukosora imyandikire, kwiga indimi nshya, gutegura presentation. Urugero, umunyeshuri wenda wo mu Rwanda ashobora kutagira library nini cyangwa se ibitabo byinshi, ariko afite smartphone na internet yiwe. AI imufasha kubona ibisobanuro byihuse kurusha uko byari bimeze mbere. Nko muri Kenya, Nigeria, South Africa, amashuri amwe atangiye gukoresha AI mu gutegura examen no gukurikirana performance y'abanyeshuri. Ibihe byiza bya AI mu mashuri. AI ishobora gutanga ibisobanuro mu buryo bworoshye, gusubiramo isomo inshuro nyinshi idacika intege, gukora personal tutoring cyangwa se ku muntu ku giti cye, gufasha abana bafite ubumuga kumva amasomo neza. Tekereza nk'umwana utumva imibare neza, AI imusobanurira buhoro buhoro kugeza abyumvise. Ibi ni impinduka nini cyane ku burezi. Ariko se nta danger ihari cyangwa se ibyago bihari? Yego birahari, danger irahari. Abanyeshuri bamwe batangiye gukoresha AI gukora homework yose, udatekereza ubwabo, gukopera no gukora plagiarism, kwishingikiriza kuri AI kurusha ubwonko bwabo bwite. Iyo umunyeshuri rero atangiye kureka gutekereza, akareka gukora effort, ubwenge bwe bugenda bucika intege gake gake. AI rero ishobora kugufasha, ariko ishobora no gusenya discipline yo kwiga. None se AI izasimbura abarimu? Igisubizo ni oya. AI ishobora gutanga amakuru, gukosora examen, gutanga explanation, ariko ntishobora guha umunyeshuri inspiration, kumva ikibazo cy'umwana ku mutima, ndetse no gutanga discipline n'indangagaciro. Umwarimu si umuntu utanga amakuru gusa, ahubwo ni umuntu wubaka character y'umuntu neza. AI rero ni assistance, ntabwo ari umusimbura. AI iri no mu mashuri ya Afurika. Iki ni igice gikomeye cyane. Afurika ifite ikibazo cyo kubura abarimu bahagije, kubura ibikoresho, kubura ibitabo bihagije. AI rero ishobora gufasha kugabanya icyo kibazo. Ariko ikibazo ni iki? Ese buri mwana afite internet? Ese amashuri yose afite electricity ihagije cyangwa umuriro uhagije? Niba tudateguye neza, AI nayo ishobora kongera icyuho hagati y'abafite n'abadafite. Isomo rikomeye rero twasigarana, AI mu mashuri ni nk'icyuma. Iyo ugiyeho umuntu uzi kugikoresha neza, yubaka inzu nziza. Ariko iyo ugihaye umuntu utabyitayeho, ashobora kuba yakwangiza, yagikoresha yangiza. Abanyeshuri rero bagomba gukoresha AI nk'umufasha, ntabwo ari umusimbura w'ubwenge bwabo. None se woweho ubitekerezaho iki? AI igomba kwinjira mu mashuri cyane cyangwa irimo gusenya uburyo bwo kwiga? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba utarakanda like uyikande. Niba wemera ko AI ishobora kuba yafasha mu burezi, ukande subscribe. Ikindi, niba iyi video wayikunze uyisharinga igere ahantu henshi. Nitwa James, muhawe ikaze kuri Sibo James Tech and AI. Video nakagaruka, ciao ciao, mutegereze part 20. Turagerageza kuvuga AI muri Afurika. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.